M23 imaze gufunga inzira z'amazi. Izi ni inzira z'amazi zo muri Tanganyika ndetse no muri Karemi zimaze gufungwa muri rusange zose uko zakabaye. Ni ikintu gikomeye cyane kimaze ko muri aya masaha tuvugana. Ariko kandi ku rundi ruhande imirwano irakomeye cyane muri Ndondo, birakaze cyane. Ambushi iteye ubwoba imaze gutegwa na M23 muri Bibogobogo cyangwa se muri Bibogobogo nko benshi bakunze gukoresha iyi mvugo muri rusange. Na makuru agezwe muri aya masaha turi kuvugana, ariko birakomeye cyane muri uyu munsi ku rugamba, birakaze cyane. Reka tubirambure aya makuru yose tubabwiye muri izi shamake n'andi yose tubabwiye muri izi shamake, tubiganira byose ko byakabaye. Mbaye kazo muratandukanye, nitwa Jabo Marashinzanyana Nicola. Nicola meze neza? Yego meze neza rwose. Reka tujye muri aya makuru agezwe cyane byose avuga kuri uyu munsi. Mu byukuri dore kuri iyi nkuru ivuga ko M23 imaze gufunga inzira z'amazi muri Tanganyika. Izi ni inzira zerekeza Karemi. Byari bimeze bite muri rusange Nicola? Urakoze cyane. Ibi ngibi bibaye nyuma yuko M23 ndetse natwirwaneho MRDP bamaze gufunga amazi, maze gufunga umuhanda cyangwa se bamaze gufunga inzira z'amazi zihuza Baraka na Karemi, zikongera zigahuza Uvira ndetse na Karemi. Ubwo inzira z'amazi nta mato yemerewe gutambuka namwe, nta mato yemerewe gutambuka habe namwe. Icya kabiri kandi ugomba kumenya, n'amato ava muri Tanzania yanyuraga hariya muri Baraka, ayo yose nayo inzira zarangije gufungwa. N'ayavaga mu Burundi yambukaga hariya muri Uvira ndetse agakomeza ajya hariya muri turiya duce twa za Baraka, za Kazimia ndetse no kuri biriya birwa bindi bitandukanye, biriya byose naho harangije kugira gute, harangije gufungwa. Ni ukuvuga ngo Lake Tanganyika yahuzaga ibihugu bigera muri bitatu, yahuzaga Kongo, igahuza Tanzania, igahuza n'u Burundi. Ni ukuvuga ngo uduce byegereye n'agace M23 iyoboye, utwo duce twose twarangije kugira gute gufunga. Kuki tuno duce badufunze? Kuki inzira z'amazi cyane cyane arizo zafunzwe? Bagamije kugera kuki? Ibi ngibi cyo bagamije kugeraho mu bigaragara, M23 ifunze inzira z'amazi mu busesenguzi bwanjye. Ifunze inzira z'amazi igafunga n'ikirere, yego, igafunga n'umuhanda. Egare ko kagace bishaka kugira gute kubasha kukigarurira, kugira ngo bataraswa n'aduyi abari hafi, kugira ngo bataraswa n'aduyi abari hafi. Kandi noneho kugira ngo aduyi adapfa kubona inzira nyinshi zitandukanye z'uburyo ashobora kuvogera igice M23 ndetse natwirwaneho barimo. Yego, ibi kandi twakunze kubibona umunsi bari bagiye gufata Goma. Uribuka ko bafunze ikirere, bagafunga umuhanda wahuzaga Goma ukongera ukayihuza na Bukavu. Ariwo muhanda twita unyura hariya muri Minova. Minova bahise bagenda barahafunga. Bamaze kuhafunga bahita bamanuka bafunga kiriya kiyaga. Bakirangiza gufunga ikiyaga, ni ukuvuga ngo bafunze inzira yo mu mazi, bafunga inzira y'ikirere, bafunga n'inzira y'umuhanda. Barangiza babona kwataka icyo bita iki, umujyi wa Goma. Ubu ngubu gufunga bino bice bagiye gufata ibindi bice nicyo bisobanuye. Byanga byakunda bagiye gufata icyo bita Fizi, bagiye gufata nicyo bita Baraka. Yego, nicyo bishatse kuvuga rwose. Birumvikana. Kandi ibi ngibi kubifunga ntabwo bajya bapfa gufunga bene hariya hantu batabanje guteguza abaturage, kandi ntabwo bajya bahafunga hatabanje gukorerwa igikorwa kibangamira ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nabyo biri ku munsi w'ejo nibwo nakubwiraga ko AFC M23 drone yabo ya kamikaze ariyo yakubise ubwato bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bwari burimo kontineri zingahe, 7. Harimo na drone. Harimo izo kontineri zari zipakiyemo drone. Izo drone zari zigiye guhangana n'ingabo za M23. N'izo drone buriya mu makuru nayo nguruhe nimugoroba, ngo izo drone zari zatanzwe n'inkunga n'igihugu cy'Ububirigi. Kandi zari zivuye mu Bubirigi zize gufasha FARDC kurasa M23. Yego. Noneho iriya drone ya M23 iramanuka, iramije kumanuka ihita ikubita iki, ihita ikubita ya bato kugeza aya masaha yayifizika kugeza ubu ngubu ntibaramenya ahantu herereye. Byatumye kubera iriya bato yayifizika kuzika sinzi mbari Kinyarwanda kize, byatumye andi mato ari hariya muri Lake Tanganyika yose yahise ahagarara, ntabwo arimo gutembera, yose yafungiye aho ari, yafungiye ahari. Ayari ageze mu kiyaga hagati, basubiye hafi yaho bari bavuye. Abari bavuye Karemi basubiye Karemi, abari baje hariya muri Baraka bakomeje nyine baza Baraka, kubera ko urumva ko iyo umuntu agiye kwegera hariya muri Baraka ntiwavuga ngo reka mpindukire nsubire Karemi, kandi hafi ari hariya muri turiya duce twa za Baraka.
hanyuma noneho n'amato y'abarundi yari ari gukora circulation hariya yahise asubirayo asubira hariya mu gihugu cyabo ariko yo arimo arakorera paturu hafi arimo arakorera paturu hafi ku mazi yabo banga ibice bitegereye Burundi ntabwo bari kubigeramo umufango mamba 23 aho bafunze n'amazi ya Kongo urabona ko n'amazi uko tubona yabo muri rusange na yabo muri rusange uko tubona ubutaka bugira imbibi ni nako n'amazi buri yagira imbibi niko bemeze umufango muri Lake Tanganyika hari amazi ya Kongo hari amazi ya Tanzania hari n'amazi y'u Burundi kandi ni ukuvuga ngo nimba ari amazi ya Tanzania ari muri Lake Tanganyika bafite abasirikare babo barinda aho ngaho amazi yabo agarukira ku Burundi nabo bafite nabo abarinda aho ngaho amazi yabo agarukira muri Kongo nabo nuko noneho ku mazi ya Kongo kandi Kongo ni ifite hanini cyane kuba Kongo ifite hanini cyane egare ko iyo ariyo igomba gukontorora cyane kiriya kiyaga ariko bari bafitanye amasezerano ndetse n'usabane cyane bari barasinyanye amasezerano yo kugira ngo bajye bakomeza bagire gute bahahirane ese kugira ngo tuvuge ngo byaza gufasha mama 23 gufata biriya bice byegereye ahari hakurikira Tanganyika turiya muri twa duce twa za Baraka mbese ibaba batanye kudeployingamo abasirikare cyangwa barimo mucyo washinda uvuga ngo aha ngaha hari abasirikare biteguye cyangwa se bashyizwe mu nshingano zo kugira ngo bafate ibyo bice barahari ntago barajyamo ku mugaragaro ntago tubabona directement ariko indirectement barimo indirectement bagenda itari yakazi basanga oye nubwo bayambara sibyo nubwo bayambara urashobora no kubona ukabona wambaye imyenda ya FARDC wera ku rukweto ku ngofero kuri uniform ku mapeti bambaye utashobora kubatandukanya dore ko bose ari abakongomani sibyo ariko buriya iyo mama 23 ivuze ngo dufunze hariya kiriya kiyaga directement ugahita umenya ko barangije kugeramo ubwo kabaye birumvikana kabaye cyane bahari n'ubundi birumvikana kabaye cyane urabona turiya duce bwana Marakiya dore ikindi kintu ugomba kumenya n'abadukurikiye bagomba kumenya kiriya kiyaga cya Tanganyika niyo nzira ingabo za FARDC zari zisigaye ziri mu Burundi muri Baraka ni nayo musada babonaga barimo banyuzamo ibikoresho ari ibyavaga mu Burundi ari ibyavaga muri Kalemi ibyo byose byanyuraga muri kiriya kiyaga ubwo harimo no gukumira cyangwa se kuzibira iyo nkunga yari kuza ikinjira muri Kongo nayo nuko yamagana muri rusange nuko yamagana rwose niko bimeze buriya bayamaganye banayifungiye nyuma yuko bavugaga wigeze kumva abayobozi ba AFCM 23 bavuga ngo twebwe ibitero byose aho bizajya biva tuzajya tubisanga aho bigize gute aho biri tubaterera aho ngaho bitabasabye ko dusanga ibyo ngibyo nawe warabyumvise bitabisaba ko tubasanga badusanga aho turi tuzabasanga iwabo wabonye hariya muri za Kisangani wabonye ukuntu barashe hariya barahasenya wabonye hariya bafata kino kibuga cya Kavumu cyari Bukavu wabonye Goma bayifata ubu ngubu icyo barimo bataka bashaka kototera ni hariya Kalemi barayataka bayototere neza bayirangize kandi Kalemi nubona barayirangije rero kuriya kuba barangije gusatira kiriya kibuga basatiriye hariya amazi byanga byakunda uhita umenya ko Kalemi buriya niyo yagiye Kalemi buriya yagiye niyo yinjiye mu kaga birumvikana cyane reka turebe no kuri iyi nkuru indi nayo ikomeje kuvugisha imbaga imirwano ikomeje kuba yakomera cyane mu bice bya Ndondo ho byari bihagaze bite muri rusange urakoze cyane kuba tuvuga ngo imirwano yakomeye hariya muri turiya duce tw'Indondo Indondo harimo imirwano ikomeye cyane iyi mirwano ikomeye ku Ndondo yahereye mu duce twinshi dutandukanye hariya za Kagogo za Murambya wabonye baharwanira bashinze ibirindiro bya P5 wabonye barwanira ahantu bita za Kajembwe hari ibirindiro bya P5 ndetse hakaba hari n'ibirindiro bya Gumino buriya Gumino uriya ni umutwe w'abanyamurenge uyobowe n'abanyamurenge hano urazwi cyane uyu mutwe ufatanya na P5 ufatanya na FDLR ufatanya n'abamayimayi akaba aribo bajya bayobora abasirikare batazi turiya duce kugira ngo babashe kwica bene wabo kubera ko bahavukira by'umwihariko uriya muyobozi wayo wa Gumino uriya mugabo bita Nyamusaraba uriya niwe wa mbere ujya ufasha P5 ndetse hari n'amasomo ajya gutanga iyo barimo bakora ikosi abereka ibicuko bimeze abereka aho bakora gutya afatanyije n'uwo bita Koboye nibo bagiye bereka
bariya ba P5 ziriya FDLR bariya bazalendo bariya ba FARDC bagenda babereka mu duce twinshi tukuze gute dutandukanye. Iriya mirwano yabereye hariya muri tuwa duce tw'indondo, ibera hariya za Murambya, ibera hariya za Kagogo, ibera za Gahuna, none ubu ngubu ikaba irimo hariya muri tuwa duce twa za Mitamba ndetse n'ahantu bita za Kirungwa no ku musozi neza bagafinda. Ubu ngubu bakaba bari guhangana hariya muri tuwa duce twa za Gataka. Byavuzwe ko harangije kugera ingabo za Gumino ziyobowe n'uwo bita Koboyi. Izi ngabo zije kurwana nazo, izi ngabo zije kurwana ziri ku ruhande rwa koalisiyo ya Kinshasa, bakaba barimo bahangana na bene wabo b'abanyamurenge ndetse na bene wabo bo muri za twirwaneho AFC M23 by'umwihariko bo mu bwoko bw'abatutsi, akaba ari nabo bakomeza kugira gute gushora urwango muri bariya bazalendo bakerekana ububi bwa bene wabo, akaba ari nabo bafatanyije nabo bita Akagara. Nituvuga ngo bariya nibo bagenda bagaragaza ko bene wabo ari babi. Ujya ubona umugabo bita Kongoro agenda bivuga ahantu henshi, akerekana ko abanyamurenge ari babi, akerekana ko ari abagambanye, akerekana ko atari abenegihugu, akirengagiza ko nawe ari we kandi ari avuka nawe, kandi nawe nimba avuga ngo se ni mubi, ubwo nawe bwe ni mubi, nawe bwe ni mubi. Ababyeyi be ni babi, abantu bose ni babi, n'abakomokaho ni babi. Akirengagiza ko Kisekedi arimo amureba nk'iki k'agakingirizo cyangwa se nk'igikoresho cye. Bira nuguhakwa ni amaco y'inda, ni amaco y'inda. Uriya bariya bakaba baranije kugera muri turiya duce, bakaba bahamagawe barababwira tuno duce muratuzi, turiya duce tw'ingondo za Murambya twaratsinzwe, ariko nimuze noneho dufungire hano ku Gataka. Dore ko barangije no kubakura hariya muri Gafinda, barangije kuva muri Gafinda directe marimo bararwana berekana ku Gataka, ku Gataka directe barahita bamanuka bagera neza muri uriya mugezi bita ngo ni Kalimabenge, directement bahita bagera hariya muri turiya duce tw'iki twa Uvira. Byarangiye n'abasirikare b'u Burundi bari hariya ku Gataka barangije kwinjira muri Uvira, kubera ko bavuze ngo mu gihe tutakwinjira muri Uvira ingabo za M23 ndetse na twirwaneho zikava muri Plaine de la Rusizi zikadutanga kwinjira muri uriya mujyi wa Uvira. Bamwe baduturuka hejuru akandi bakaduturuka hasi, bagahita baduhuriza hagati. Nanga intego bari gutanguranwa kwinjira muri Uvira. Kandi gutanguranwa kwinjira muri Uvira twarababwiraga mu nzira bafite basigaranye ni inzira y'amazi, niyo nzira y'amazi yarangije gufunga. Inzira basigaranye ni inzira yabo ihita ibafasha bakanyura ku mupaka wabo uhuza Uvira nicyo bita Kavimvira, ni ukuvuga ngo uhuza Uvira n'iki n'u Burundi, naho ngaho bafite bashobora kuvuga. Kenshi usanga ari nk'inzira yo guhungiramo, si inzira yo kurwana. Ntabwo ari inzira yo kurwana, ni ahantu wanyura ukuramo amagara yawe wihungira cyane rwose, wirukanka nta n'ikindi kintu kiguteze, uvuga uti reka ngerageza uburyo ubwo ari bwo bwose ndebe ko nakiza iki amagara. Urumva bikomeje kuba bibi cyane, ariko hari n'ababembe benshi n'abapfurero batangiye guhunga bava muri turiya duce dutandukanye, bahunga intambara. Yewe hari n'abavuye mu duce turimo ingabo za leta hariya muri Uvira batangiye guhungira Kamanyola ahantu hari ingabo za AFC M23. Burya iyo umuntu murimo muhangana n'umuntu ujya ureba ukavuga ngo uyu muntu afite iki, afite imbaraga. Ese niba uyu muntu afite imbaraga turahungira kuri wa muntu ufite iki, imbaraga. Wa wundi urimo gutsindwa ntabwo ushobora guhungira ku muntu urimo gutsindwa, ntabwo byashoboka, ntabwo wagenda umusanga. Abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma yo gutabaza Perezida Kisekedi ntagire icyo bakorera, batangiye guhunga berekeza mu duce bari kwishakira ibisubizo. Cyane ko baravuga bati aba bantu bo muri AFC ni abantu twabonye ubushobozi bwabo, niyo mpamvu bagenda babasanga kugira ngo bahe umutekano. Birumvikana cyane. Hanyuma reka turebe na kano kandi kakomeje kugenda nako kavugwa muri rusange. Ngira ngo wakomeje kubona ko hari ambushi idasanzwe, ambushi karabutaka yatezwe na M23 muri Bibogobogo cyangwa se Bibogobogo bitewe nuko abantu bavuga hakujya hariya. Iyo ambushi karabutaka yatezwe na M23 yasize iki, yatezwe ite muri rusange? Nibyo, iyi ambushi yatezwe na AFC M23. AFC M23 twababwiye ko ingabo z'u Burundi zimaze kuvara mu gace bita Kabembwe. AFC M23 yahise yinjira ishamba rya Ndobo. Ririya shamba rya Ndobo hari aho rijya rigera rikaza guhura na ririya shamba rya Bijabo, kandi Bijabo ikaba ari icyicaro gikuru cya AFC M23 twirwaneho. Noneho
bakaba hari ingabo z'u Burundi zashatse gukatinga ngo baze barebe uburyo bakwigarurira ariya shamba rya Ndobo kugira ngo babashe kwigarurira icyo bita bibogobogo cyangwa icyo bita bibokoboko. Noneho ngo barangize binjira ririya shamba, bamaze kuryinjiramo babyinjiramo batazi ko bagenzi babo barangije kuryinjiramo kera. Bakinjira muri iriya shamba, ingabo za M23 natwe irwanaho zirabihorera, baratambuka baragenda bagera imbere baratuza barabihorera rwose. Bamaze kwinjira neza bageze hagati, ingabo za FCM23 zirabarasa, biturije bazi ko nta kibazo, biturije nta kibazo. Batangira no gushingamo udushitingi, barebye ahantu hari imigezi bagira ngo baryame bateke batuze, bateke baryame batuze baruhuke, nibarangiza bareba ahantu bashinga ibirindiro byabo, batangirirwa ibitero. Ingabo za FCM23 zabakubise zirabakunguta hariya muri Ndobo, zirabarasa bose bahita bafunga utuntu twabo, bamwe baguye aho ngaho barahunga, ngo barangize guhunga berekeza hehe, berekeza muri turiya duce twa Kabembwe. Kandi noneho kuraswa utaniteguye byo biragatsindwa, nicyo bitambushe rega mbushe no kuvuga ngo bakora utiteguye. Yego, ukabuze ngo ahantu uri haratekanye ngo niwe wageze bwa mbere, ugasanga adu yo muhanganye yahagutanze mbere cyane, bicara bizi nawe yarakwize waje nakureba. Ibi bintu uko biri kubasigamo icyuho gikomeye cyane, bino biri kubasigamo icyuho gikomeye. Ku munsi w'ejo nibwo nakubwiraga indi ambushe FCM23 twirwaneho bateze ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakaba barayiteze hagati y'aho bita Mboko ndetse n'ahantu bita Kananda. Hariya nabo bakubitiye ambushe yenyewe, indi ambushe barongera bayibakubitira hagati ya Fizi, sibyo, hagati ya Fizi ndetse na Mboko nabo babakubitiye indi ambushe. Indi baratambuka bajye kuyibategera ahantu bita Gipupu. Gipupu ni muri teritwari ya Mwenga, naho babakubitiyeho ambushe, bituma batakaza ikinombe cy'amabuye y'agaciro bakivamo hariya muri turiya duce twa za Gipupu. M23 ibasha kugira gute, ibasha kucigarura. Bivuze ngo iki kirombe niri kukigenzura, kandi cyari kirimo ingabo z'u Burundi nyinshi cyane. Ariko ingabo z'u Burundi zikaba zarangije kugira gute, gushandabuka zikwira imishwaro zijya mu tundi duce twinshi tugize gute dutandukanye. Urumva nazo no guhungisha amagara yabo, no guhungisha amagara. Burya iyo bajya bavuga ngo iyo amagara bayateye hejuru, yatewe hejuru buri umwe asamaye. Ni ukuvuga ngo ntabwo wajya kuvuga ngo ngiye guhagarara ku rugamba, none urangiza ngo uhagarare ku rugamba ngo uvuge ngo ndava aha ngaha hari uko bandashe. Ntacyo waba uri kurwanira, waba uri wenyine se hagati y'abantu nk'abangahe, urumva rwose ntabwo byakunda. Ngo hari umugabo umwe bigeze kumubwira, urabona ari cyagiye abantu baba bari mu rusengero, baravuga ati haguruka turwaye icyifuzo cyo gusengera intambara ziri muri Kongo. Umugabo aravuga ati reka ntabwo najya kurusha Imana. Ati rwose bivuze ngo ntabwo zarangira se, ati yahise avuga ati sinarusha Imana. Ati n'Imana irabizi ko ziriyo, ati kandi ndakeka ijwi ryanjye sijyo ryarangiza intambara ziri muri Kongo. Mu ikindi cyifuzo cyo gusengera abarwayi, ati Imana y'ikira ntabwo izakirangiza. Nibyo nakubwiye ngo ntiwavuga ngo urahagarara ku rugamba mutangire guhangana, ngo nurangiza gutangira guhangana uvuge ngo niwe ushobora kugira gute gutsinda iki urugamba. Abandi bose barakubiswe baraneshejwe, ntabwo uje kuba kamara ngo urangize ibyo abandi batakoze. Reka niki yibirinze hariya ni ukuvuga ngo hariya FCM23 ifite strategy nyinshi cyane, irimo irarwana mu buryo bwinshi butandukanye. Haba ari amadrone, mbere ndi twabonaga ikoresha amadrone, ariko amadrone arimo aragenda akoresha drone nyinshi cyane, hari nizo yambura FARDC kazikoresha cyane rwose. Ibi nayo ifashwe yenda yagura ibice bitandukanye kuko ugenda ibana bya buri munsi. Ngira ngo uko bigaragara rwose igaragaza ko igomeje kwaguka ndetse ikagera kure, ariko muri rusange dushingiye kuri izina operation ziri gukorwa bino bitero maze iminsi ikora, intego nyamukuru nyuma yo gukora zino operation zidasanzwe, nyuma yo gufunga ibice by'amazi n'inzira z'amazi, bagakora bino bikorwa byose mu gihe twabona bino bice byafashwe, hahita hakurwa iki muri rusange? Nta kindi cyakorwa. FCM23 yarangije kwigarura biriya bice directement, twahita tubona impinduka zibaye, haba ari mu baturage, sibyo, haba ari mu baturage twahita tubibona. Ni ukuvuga ngo FCM23 yigaruye Baraka, ikigarura Fizi, abaturage bari muri Baraka n'abari muri Fizi n'abari muri Uvira bahita batangira gusabana n'abaturage ba Minembwe. Kandi Minembwe niyo isapurayinga cyane Baraka na Fizi kuruta uburyo Baraka isapurayinga Minembwe. Ni ukuvuga ngo ibishyimbo byera muri Minembwe nibyo abanyebaraka baryaga, barahahirana cyane, nibyo abanyefizi baryaga. Ni ukuvuga ngo umunyu wavaga muri za Bukavu ukanyura hariya muri turiya duce twa za Fizi niyo abanyaminembwe bakoreshaga.
ni ukuvuga ngo hariya muri Minembwe santire ya Minembwe yacururizwagamo n'abapfurero n'ababembe bavuye mu duce twinshi tugize gute dutandukanye tw'isi, apana kuvuga ngo two kuvuga ngo Kongo gusa, n'abandi bari mu bindi bice byinshi bitandukanye hose ku isi bahaye. Harimo abanyarwanda bacururizaga hariya muri Minembwe, hariho abarundi bacururizagamo, hari abatanzaniya bacururizagamo, hari abaki nta bantu utabonaga hariya muri ya santire ya Minembwe. Edayeri abake wabonagamo ni abaturage b'abanyamurenge batuye muri turiya duce. Nibo udasanga bajya mu bintu bijyanye n'ubucuruzi, usanga bakora ibintu by'ubuhinzi bagakora iby'ubworozi, ugasanga nibyo bagira gute bakunze gukora. Bajya mu bintu by'ubuhinzi ugasanga bagiye bafata abarundi bavuye mu Burundi mukumvikana akaguhingira nk'umwaka ukamuha ikimasa, cyangwa se ugafata umushi wari Bukavu, cyangwa se undi mwumvikanye ukamuha akazi akamara umwaka wose aguhingira, ukamuhemba mugakora nka échange de troc. Urumva na byiza, ariko n'ubuhahirane bwiza, n'ubuhahirane buba budasanzwe, na wa muntu akabona ikimubeshaho, afite imibereho myiza agafashwa na bagenzi be. Yego birumvikana, ni byiza cyane. Niko reka dusoreze aha ngaha aya makuru yacu. Yego yanshimiye muri rusange nabanye natwe muri aya makuru agezwe kuri iyi saha tuvugana. Shimiye kandi nikora kuri aya makuru meza cyane, by'umwihariko namwe ndabashimira atandukanye. Imana ibarinde. Nge nitwa Jabu Marashina, ari kumwe na Nikora. Imana ibamugisha amaye murongo. Asante sana. Imboni TV, imboni ya rubanda.